biroroha gushima iyo byose bigenda neza mu buzima biroroha gusimba iyo amashimwe atemba nk'uruzi impande zose z'ubuzima. Yesu nashimwe. Nanone bene data, twacyari mu rwa rugendo rw'Abisiraheli bajya i Kanani, bihuye nuko natwe twahagurutse cya gihe twumva ubutumwa bwiza tugahaguruka tugiye mu ijuru. Biragora kurinda ururimi kutavuga ibidakwiye iyo amasezerano asa nkaho atinda. Twabonye ko rero ijuru ryo ni ryiza, ariko tunyura ntabwo hasa, ntihareshya, ntari ibyo twifuza. Hari n'umurimo yavuze ngo ibyo nkeneye simpera kubibona, kandi ibyo mbonye byose yabyuzuyemo amahane n'umuruho. Twabonye rero ukuntu Abisiraheli bagiye bahura n'ingorane, ariko ikintu kimwe gikomeye Imana ibagaya ni uko batajyaga basubiza umutima inyuma ngo barebe ibyiza Imana yakoze, bakareba ibibazo bahuye nabyo ariko ntibabare iby'Imana yakoze. Twabonye ubushize ukuntu babuze amazi, barataka, bavuga nabi. Tubona ko rero imbaraga zo kuvuga nabi wazihindura n'imbaraga zo kuvuga neza. Havwinginge zajya uhura n'ibibazo n'ingorane, zajya uvuga neza kuko nabyo bifite. Wavuga neza, wavuga nabi, byose mu kiganza cyawe. Iyo usomye rero neza ijambo ry'Imana mu Kuva 16 umurongo waho wa 4 uhabona icyo igisubizo Imana yatanze. Abisiraheli maze gutakira Mose bamubwira ngo iyo baba baraguye muri Egiputa ngo uko bo bararyaga ngo baryaga inyama, ariko bakagwa ku nyuma aho kugwa mu butayu. Icyo nibaza ni iki? Ese Imana yajyaga basubiza kubera ko batatse? Ni ukuvuga ngo badatatse ari kubareka? Ntabwo ari Imana yari igamije kubareka ngo bajye barya batatse, ahubwo Imana yagiraga ngo bajye barya bashimye. Ni ukuvuga ngo mu cyimbo cyo gutaka bagomba gushima, kuko Imana yo ntabwo iri kureka kugaburira abantu yazanye. Ntabwo Imana yaguhamagaye niyo kwizerwa, ibi nkubwira nibyo. Nta nyungu Imana ifite zo kugirira nabi, ariko ikintu Imana igushakaho ni ukushima ibyo Imana yakoze. Hanyuma wabona n'ibitagenda neza ukibuka ko Imana mukiri kumwe, ibibazo ari rusange mu nzira. Ibisa n'imisozi imbere yanjye nzakomeza wizere, kandi niyo utasubiza gusenga no gusaba kwanjye nzakomeza wizere, kukumenya sinibeshye, kugukurikira sinayobye. Isomye rero mu 14 aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati dore ndabavubira ibyo kurya bimanutse bivuye mu ijuru. Iminsi yose abantu bazajya basohoka bateranye iby'uwo munsi, kugira ngo mbagerageze yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera. Kandi ku 6 bajye bitegura ibyo kurya iwabo bihwanye n'ibyo bajyaga bateranya inshuro 2. Imana ivuze impamvu, iravuze ngo ejo nzabaha ibiryo. Ariko ikintu gitangaje ko Imana yigirira icyizere, irababwiye ngo sinzakora depo. Imana yemeye gukora depo y'iminsi 2 gusa. Yavuze ati iminsi 2 yo ndemera kuzajya mbaha ibyo kurya bikamara iminsi 2, ariko ibirenze iminsi 2 uko yanga ko bajya gushaka ibyo kurya kandi ari umunsi w'amateraniro. Ibijyanye n'iminsi 2 byari bijyanye no kujya gusenga ngo umunsi umwe babone iby'iminsi 2. Ukibaza rero, ese Imana ntibiyirushya hari kwirirwa izana ibyo kurya buri munsi? Aho ntabwo birimo akazi kenshi ku Mana. Nabonye ahubwo ari byishaka. Nabonye Imana yanga amadepo. Imana ishaka ko abantu bayizera bakabaho bayizeye, ni ngo kwizera igihe cyose. Imana yahisemo kugibaha ibyo kurya rero buri munsi. Nawe tekereza, kugira ngo babahinduka b'Imana bamenye ngo ninge biryo byanyu, ninge mazi yanyu. Hari icyo bita mu cyongereza ngo umuntu witwa provider, n'umuntu ugutegurira, ugutekereza, akaguteganyiriza. Imana rero ni provider wacu. Niyo mpamvu tubuza kwiganyira ibyejo, kuko Imana iriho none n'ejo. Ni nko kutubwira ngo ngiye ntabwo ndi Imana igeze abidahari, ubwo ndi Imana yawe n'ejo nzaba ndi Imana yawe. Ibyo mvuga rero mbivuze bishingiye ko Imana yo mu ijuru
yababwiye ngo nzabaha ibyo kurya bivuye mu ijuru. Ijuru rero mwibuke ko Imana igira ibiryo. Yabahaye iki? Yabahaye inyama, ibaha imigati, ibaha ibintu byose. Imana ibikuye mu ijuru igafata urutare ikarukuramo amazi. Iyo Mana imeze gutyo niyo yaguhamagaye, niyo yampamagaye. Ni Imana idutungisha ikivuze. Ni ukuvuga ngo icyo barebwaga nacyo muri uru rugendo ni ukuyizera. komeza wizere, nakubonye ukora ibirenze ibyo nagusabye, nakubonye uca inzira naho nakekaga inzira, nakubonye ukora ibirenze ubwenge bw'abantu, nakubonye ukizana indwara zananiranye, nakubonye ubora imitima yariboshywe. Ubu sibwo narekera nshoboza kukwizera, ariko niyo utakura ibisa n'imisozi imbere yanjye, nzakomeza kwizere, kandi niyo utasubiza gusenga no gusaba kwanjye, nzakomeza kwizere, kukumenya sinibeshye, kugukurikira sinayobye, nzakomeza kwizere. Ibibazo by'ubuzima sibyo byatuma ndekera, nzakomeza kwizere, nzakomeza kwizere, nzakomeza kwizere. Ndabizi ntibyoroshye, gusa ni wowe